Okay, murakoze cyane kumenya kudukurikira chaîne yacu, abatarakora subscribe mubikore, mukore na commentaire, mutange ibibazo nico tubereho. Kuri umwanya teka tukomeze tugane na Pasiteri Ndabaruta atubwire ku magambo make kuri Eva ninde. Eva Hawa mbere yuko acumura, mbere yuko abyara hari izina Adamu yamwitaga. Eva wakuwe mu rubavu rwa Adamu. Tubenga basoma ahantu hagaragara umugore. Itangiriro rimwe ku 26, itangiriro rimwe 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agira ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha, rimwe 28. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi, muyimenyereze n'ibirimo, mutwara amafi yose yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose. Ubwo ni Adamu na umuntu Imana yariremye umugabo n'umugore. Noneho Eva wavuye mu rubavu rwa Adamu 2:18. Iyo bavuga ngo chapitre ya mbere itangirira igice cya mbere, isura ya mbere, imyaka ihari kuva ku isura ya mbere kugera ku isura ya kabiri ni imyaka myinshi cyane. Ariko rero Mose yari mahinahina information ku buryo bugufi. Itangiriro 2:18 ni itangira rya kabiri. Itangira rya mbere ni iremwa ry'umuntu wo mu mwuka. Itangira rya kabiri ni ukuremwa k'umuntu witaka. Umuntu witaka Imana yamubumbiye kuri 2:7. Eva agaragara kuri 18. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uyu niwe Adamu, damu w'amaraso. Noneho Imana iramusinziriza 18. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Umuntu w'amaraso niwe wari uri wenyine, naho wa muntu wa mbere waremwe bari kumwe. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufashe umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo amenye uko abyita. Iyi virigiri uri mubona ngo ibizanira umuntu ngo abone uko abyita, yari defile y'ubwiza bw'abakobwa bari b'abanodi bari batuye aho ngaho ku mupaka wa Adamu atuye na hahandi Kayini yagiye mbere kandi ataravuka. Noneho Imana yari mireba ko Adamu yabona umugeni muri abo, arabanga bose. Izi nyamaswa rero ntabwo ari abantu ngo Adamu ngo atangire kwita inyamaswa zose zo ku isi amazina. Ntabwo Adamu ari we wise inyamaswa zose zo ku isi amazina, ntabwo ari we wazise amazina. Uyu wari umunsi wo kuzanira Adamu abakobwa batuye aho, abo bantu badafite umwuka ngo Adamu yari afite. Nibo bitwa muri Bibiliya ngo umuntu wese udafite umwuka w'Imana ni umuntu w'inyamaswa, ni inyamaswa muntu. Niyo mpamvu umuntu yakoze ikintu kibi cyane bavuze ngo yakoze ibintu bya kinyamaswa, umwuka w'Imana nturi muri we. Abo bakobwa bose izo nyamaswa zose Adamu bazimuzaniye ngo azita amazina arazanga. Yari mavuga ngo areba kuvuga ngo mbonyemo umugeni. Noneho birakomeje. Kandi uko umuntu wese yabise ngo niryo ryabaye izina ryayo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Ariko amazina ibyo bihaye amazina, hariho ijambo ariko. Umufashe umukwiriye yari ataraboneka. Muri abo bose ngo arimo arabita amazina ariko ntiyabonamo umugore. Intention kerwa ngo muri izo nyamaswa akuremo umugore, arabireba byose abyita amazina, arabagaya, ntiyabonamo umugore. None turimo turashaka Eva. Uwiteka Imana isinziriza uwo mugabo ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Adamu yasinzira imyaka ingahe mu buryo urwo rubavu rugaruka rwabaye umugore. Umugore ntabwo ari agakobwa k'uruhinja, umugore ntabwo ari umwana w'intobabiziba. Eva yaje ari umugore ngibiho byanditse. Umugore ni umuntu ufite maturité. Nuvuga ngo umusinziriza no kuza kwiwe haciye umwanya cyane. Adamu agisinziriye
iyo babaga umuntu hano hariho imyanya bitwara kumutera ikinya, Imana ntabwo ari ngombwa ngo yifashishe amazi yavuye mu biti. Ibiti bivamwo anesthesie, uwabiremye ashobora kukubwira n'ijambo rikawushiramo anesthesie. Adamu rero Imana iramusinziriza, ubuticura rwa rubavu iragiye irubajijemo umugore, irukozemo umugore, ntabwo yarukozemo agahinja, irukoramo umugore, none yimuzana ari umugore ushitse mukuru. Turangiza mu buzima bwa none, uko gusinzira kwa Adamu uyo mwanya no kumuha umugore ukuze bishatse kuvuga kuko isezerano rya kera tuvuga ko ari ifoto y'isezerano bisobanura iki? Iyi myaka yose Adamu yagize nta mugore umukwiriye wari waboneka. Ni iyi myaka yose Adamu wa kabiri Yesu agize imyaka 2000, abavuze ngo ubukwe bwa Kristo n'umugore bugiye kuba nta mugeni uhari. Umugeni ukwiriye Yesu Adamu wa kabiri nta uraboneka, arabyirengagije asa nk'abasinziriye nuko ataraboneka. Kubera iyi minsi ya Adamu yagize celibateri, wongereho n'aya masaha yagize asinziriye barimo bakora Eva, iyo yose igomba ihariho imibare ibarwa niyuzura nibwo hazaboneka umugeni wa Kristo. Uvuga gusinzira kwa Adamu no gukorwa k'umugore ni ikimenyetso kuri twebwe ni message ye. Ni iki gihe Kristo yasinziriye ku musaraba, ubundi yahereye saa 9 kugeza saa 12, gihe bamuteye icumu hava amaraso mu rubavu, hahandi neza Adamu wa mbere bavanye Eva niho wa wundi yateye icumu. Ni ukuvuga ngo itorero ry'umwami Yesu Kristo kugira ngo ribashe kubaho hariya muri rwa rubavu bateye Yesu icumu, hashushanya handi Yesu Adamu bamukuye mu rubavu ngo bareme umugore wari we itorero ry'umwami Yesu Kristo, ariko ntibahita bamuzanira mwanya aragace ku rubavu haca wigiye. Umugore ukwiriye numeze gute? Umugore ukwije imyaka y'ubukuru, umugore kandi akaba afite imico yemewe n'umugabo. Ubwo rero umugore wa Kristo agomba kugera mu gihagararo gikwiye mu buryo yashaka. Niyo mpamvu ejo ubukwe butazaba kuko tutaragera mu gihagararo. Norose magambo magufi, Yesu kugaruka kutuva ngo kwitorero tibishobora kuba none cyangwa tibikunda. Akageni karacyari gato ntikaragera maturite, nubwo physique yuzuye, ariko agakobwa kavuka ari agakobwa, nta rundi rugingo rumera nyuma, zose ziba zimuriwe ariko zigenda ziba developer, agakura mu gihagararo no mu mico kugeza yujuje imico caractère, ariko na physique irakenewe. Ubwo rero ku bwa Paulo yari kuri fondation, yari akiri ku birenge gusa. Rero ntabwo Yesu yari kuza ngo atware ibirenge kugera ku mavi, umugenda agenda akura ingingo zose, tugize ingingo z'umubiri utandukanye wa Kristo. Ngiyo Yesu aza mu mwaka mu kinyagihumbi cya mbere, twese twari kuba tutabonetse. Umugeni yari ntabwo yari gutwara umugeni rero ufite umucinyiro udafite igisenge mineri. Murakoze cyane kuri ico gisobanuro. Uzagira ico abaza ndatekereza kuzo witeguye kuzabasubiza no kindi bibazo bazagira ico basobanuza. Murakoze cyane, tuzakomeza tubibabwire. Abantu bose batunze Bibiliya yazanywe ni nziza, irimo ibintu bihagije byatuma umuntu yitwara neza, ariko ahikomoka ntabwo ari ikinege. Habaho za Bibiliya nyinshi ariko zanditse mu ndimi z'amahanga, kandi harimo kuri abatwanga nibo batugeneye. Nkuko baje bakadukatira utugabane tw'ibihugu, niko badukatiye no ku mugabane w'ijambo ry'Imana baduha ibyo bashaka, ariko Imana ishimwe kuko aho babikuye natwe twahageze. Urakoze cyane, Imana ibamugisha. Imana ibamugisha cyane. Shalom.